Mwese nongeye kuba ikaze abateze amatwi NGV 250. Uyu ni umwanya tugiye kubategurira ikintu bita smoothie. So smoothie rero ndatangira mbabwira smoothie aricyo. Smoothie ni uruvangitirane rw'imbuto dusya ariko tukabifata tutayunguruye. Nabize imbuto zitandukanye, hari nanasi, hari amaronji, hari imyembe, hari strawberries, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kubakora smoothie. Smoothie rero ikaba igizwe n'ibintu tugiye kubakora uyu munsi. Ikaba igizwe n'inanasi, igizwe n'imineke, ishyiramo ubuki bwa bwose, ushyiremo yogurt cyangwa se yawurute, tuze no gukoresha ji y'amatunda. Rero mbere yuko dukomeza dutunganye inanasi yacu. Rero kubabwira smoothie ni ikinyobwa nk'ibindi byose, gifite intungamubiri kandi kiza ku buzima bwacu. Rero icyo twumva henshi bavuga ngo bagiye gufata smoothie, bagiye gutegura smoothie, ariko ntitwibaze se smoothie bayitegura gute cyangwa se bikorwa ite. Rero kugira ngo tudacitswe ikintu ku kindi, dukurikirane uko tugiye gutegura smoothie yacu. Rero iyi mpamvu bavuga ko kenshi smoothie bayitandukanira na ji. Ji turabizi ko rimwe na rimwe hari utuntu tumwe dukuramo, tugakuramo nk'ibi biti y'imbere cyangwa se n'uruti rw'imbere, uru nguru, twarangiza tugasya tukayungurura. Iyo ngiyo ni ji. Ariko aho bitandukana na smoothie ni uko kenshi ari imbuto ushobora kuba wakora zonyine. Uvangamo nk'uko twabivuze ibintu bimwe na bimwe ushaka. Ushobora gushyiramo amata, ushobora gushyiramo yawurute, ushyiramo ubuki nk'uko mwabibona. Kandi ikindi bitandukanye na smoothie, kenshi smoothie ukoresha ice cyangwa se urubura, ice cube cyangwa se urubura mu rurimi rw'ikinyarwanda, cyangwa se amagaraso mu rurimi rw'igifaransa. Rero niho bitandukanira na ji. Ikindi smoothie bifashe rero akenshi bigenda bitandukanira. Hari ukundi rero mu gihe udafite urubura cyangwa se ice, ushobora gukoresha imbuto wakonjesheje muri konjerateri cyangwa se muri freezer, ukazishyira muri freezer, ukazifrizinga, warangiza ukazibirindinga cyangwa se ukazisya zabaye barafu, ukatubwiye gutyo mu kinyarwanda, udafite urubura. Rero ibyo ni ibintu ushobora kuba wakoresha mu gihe udafite sisiteme ushobora gukoresha. Inanasi yacu twayitunganyije neza,
rwose. Nuko twaje gusya. Nkuko mubizi dukoresha shyiramo ice cyangwa se urubura. Nkuko nababwiye rero, iyo udafite imbuto zikonje cyangwa se udafite karaso cyangwa se urubura, ukoresha imbuto wakonjesheje. Rero tugiye gushyiramo amakaraso cyangwa se ama ice cyangwa se urubura. Shyiramo urubura, turangiza twongere tuburendinge cyangwa se twongere dusye. Yacu rero twaje kwisya, isaringa. Urabibona ni smoothie, ikinyobwa cyiza cyane bakambwira ko buri wese yajya abikora mu rugo. Twibutse igizwe imineke, yawurute, inanasi, ubuki na ji yamatunda. Tukibutsa turakora subscribe, ukore like, comment, share, ubundi dukomeze tutotegura ibintu bitandukanye. Mwakoze kurikirana iyi video. Ciao.